Bacuruzi mwahisemo gukora ubucuruzi bwunguka kandi bufite intego. Namwe mwese mwari mwaragowe no kubona ibicuruzwa hafi. PK Limited ibazaniye umuceri, kawunga ndetse n'ibishyimbo. Umuceri company PK Limited kuzanira ni wa wundi musanzwe muzi mu buryo budashidikanywaho no mu mpumuro, ukundwa na bose, ukarangwa n'ikirango cyanditse ku mufuka aricyo Joseph. Uyu kandi ukaba ari nimero ya mbere abawukoresheje barawurota. Uretse umuceri tubafite ibishyimbo bitandukanye biri mu moko akunzwe kandi aryoheye abanyarwanda ariyo Koruta, Shyushya ndetse na Mutiki. Akarusho k'ibi bishyimbo nuko biba bitoye, bihungiye kandi biteguye neza ku buryo ubikeneye abibona mu biro 5, 10 cyangwa 25, buri byose biri mu gafuka. PK Limited kandi yabazaniye kawunga yitwa Isaro, itunganyirizwa hano iwacu Rurindo ku Kisaro. Uwayiriye ahorana imbaraga, umwana mwishura ubwenge buriyongera, ubudahangarwa bukaba munange. Uretse kuba turanguza umuceri Joseph, kawunga Isaro n'ibishyimbo bya Koruta, Shyushya na Mutiki, ukeneye detail nabyo turabiguha, naho barangura byinshi tukabibagereza aho batuye hose mu mujyi wa Kigali. Kandi gikomeye muri ibi, ubuziranenge bw'umunzani wari nta makemwa. Dukorera hano kuri 40 Nyamirambo, ahazwi nko kwa Kanyaruhengeri, ariko kandi wanahamagara kuri 0782 13 14 66 cyangwa kuri 0735 04 40 49. Ibyo ukeneye byose bikakugeraho byihuse.